Yapena mapipo kwa mimi style nk'ibisanzwe nabwe kunzanya amageza y'ibintu biri trend cyangwa se ibintu bigezweho ubu tuvugana ikintu kiri kuvuga mu Rwanda na yindi nkuru iramutse yandikwa n'ibinyamakuru cyangwa se abantu benshi bavugaho niyo nkuru iri trend haba muri Afrika ndetse no mu Rwanda muri rusange. Barabizi ko mu byumweru bibiri bishize ariho wo bita Bruce Melody cyangwa se Munyakazi cyangwa se mwite 001 ariko yaje kuba ashyira hanze indirimbo bayita Popo ari kumwe no bita Diamond Platnumz ndetse no bita Brancho uguturuka mu gihugu cya Nigeria. So ubu tuvugana rero bita Bruce Melody mu masaha make nyashize nibwo amaze kuba atangaza yuko yerekeje mu gihugu cya Tanzania cyangwa se amaze kuvuga yuko atangiye icyo bita ngo ni official media tour ahagiye kuzenguruka isi yose arushaho kugenda amenyekanisha indirimbo ye dore ko ari indirimbo amaze kuba hit ku isi yose. Dore ko muri ibyo byumweru bishize kugira ngo uvukuntu indirimbo iri hit imaze kuba igira miliyoni hafi enye ndetse n'ibihumbi bigera kuri 300 birenga. Bivuze yuko buri cyumweru yiyongeraho abantu barenga miliyoni 2 bivuze ko ari ibintu byiza. So ubitaro Bruce Melody yahereye hehe yaje kubatangaza ko agiye kubahera hano mu gihugu cya Kenya akaza kuva muri Kenya yerekeza muri Tanzania akava Tanzania akerekeza muri Kenya akava muri Kenya akerekeza muri Uganda akava muri Uganda yerekeza muri Europe ahantu hateganyijwe ko ari buze kuba yerekeza cyane European tour akaza kuba ayihera mu gihugu cy'Ubwongereza cyangwa hite UK akaba ari buze kugenda rero aca ku radio agiye atandukanye muri ibyo bihugu agiye acamo dore yuko ari indirimbo imaze iminsi iri trend ku radio atandukanye nkuko mu minsi mikenya yagaragaye byagaragaje ko nko mu gihugu cya France cyangwa se mu gihugu cya Switzerland mu gihugu cya Ghana mu gihugu cya Estonia mu gihugu cya Denmark mu gihugu cya Canada ndetse n'ibindi bihugu byinshi cyane byo muri Europe tubagiye mu Biriki arimwe mu bihugu iyi ndirimbo Popo iri kugenda irushaho gufata ndetse abantu benshi barushaho kuyikunda cyane cyane ku ma radio station atandukanye aho bagenda bazikina. So biravuga yuko rero uwo bita Bruce Melody ari buze kugenda akora tours zitandukanye kuri ibyo binyamakuru agenda arushaho kumenyekanisha iyi ndirimbo dore ko atari ubwa mbere azaragiye gukora media tour ingana gutya uribuka wabwo yasoraga indirimbo bita When She's Around afatanyije no bita Shaggy All The Way From US nabwo yakoze tour ingana gutya aza kuba arushaho kumenyekanisha iyo ndirimbo aho yaje kubahera mu gihugu cy'Ubwongereza aza kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yagiye kuri televiziyo ya mbere ikunzwe mu kiganiro cya mbere gikunzwe ku isi bakita Good Morning America aho yaje kuba aruhizingira yuko indirimbo ye When She's Around yaje kuba isoka icyo gihe byamufashije ko abanyamakuru bakomeye ku rwego mpuzamahanga batangiye kujya bamwakira ndetse n'abantu batangira kumva imiziki ye batangira gusobanukirwa bita Bruce Melody uwariwe. So indirimbo rero Popo nayo iraza kuba imugeza ku rundi rwego iraza kuba imufungurira andi marembo dore yuko ari noyo indirimbo nayo iri kugenda ikundwa n'abantu benshi cyane urebye ku mbuga zicururizwaho imiziki mu minsi mikenya isiso yaje kuba ikorana amateka maze iza kuba mu ndirimbo 100 zikunzwe cyane ku rubuga rwa Spotify urumva ko ari ibintu byiza. So rero biteganyijwe yuko bita Bruce Melody araza kuba none akora izindi tours zingana gutyo ari gusa kugenda azenguruka isi yose yerekana cyangwa se arushaho kugenda amenyekanisha indirimbo ye. So ibyo rero bije bikurikira nyuma yuko bita Bruce Melody mu minsi mike nyishize aribwo arangije gukora icyo bita media tour yo mu Rwanda dore ko ajya anyura ku radio ku mateleviziyo akomeye hano mu Rwanda arushaho kugenda amenyekanisha indirimbo ye ndetse asobanurira abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi ibijyanye n'imishinga ye afite. So ibyo byose akaba yaje kuba abitangaza binyuze ku rubuga rwa Instagram rwa 1:55 AM aho yaje kuba atangaza byinshi bitandukanye aho yaje kuba kandi anavuga yuko ngo umushinga w'indirimbo uzakurikira iyo bita Popo wamaze kuba utunganywa ndetse witeguye kujya hanze igihe cyose ubita Bruce Melody azaba abishaka. So akaba kandi yavuze yuko ngo ari indirimbo irenze ku rwego rwo hejuru ishobora kuzaza ndetse irenze iyo bita Popo bitewe n'uburyo nawe ngayirebye agira ubwoba. So usibye ibyo kandi yaje kuba anavuga ndetse anagaruka ku bimaze iminsi bivugwa kuri tuwa y'igitaramo ategeje kusakora ubwo azaba azenguruka igihugu cy'u Rwanda aho yari yavuze ko azaba ari kumwe no bita The Ben ariko ubwo basaga kuba basohora icyerekana cyangwa se ineguza icyo gitaramo ubita The Ben kwirukira ku rubuga rwa Instagram maze aza kuba afata iyo neguza y'igitaramo kizenguruka u Rwanda cya Bruce Melody aza kuba avuga ngo ni fake news bigaragaza aho bita ko The Ben yari amaze kuba yemeza yuko ngo ibyo bintu atari ibyo byose kandi ngo byari bitewe n'iki byari bitewe nuko uwo bita The Ben ngo
hari amwe mu masezerano timu ya Bruce Melody yaje kuba yica ubwo bari mu gitaramo cya The New Year Grove. Marabisika igitaramo cya Ben asanzwe yakora ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere buri mwaka uko utangiye. So rero kandi mu masaha yose akurikiraho uwo bita Ben yaje kujya ku rubuga rwa Instagram maze aza kuba asiba yanyandiko cyangwa se ya makuru yamaze kuba atangaza yuko ngo igitaramo cya Bruce ndetse nawe kubo bazasengurukana igihugu ari fake news. Byavuzwe yuko ngo haba harabayeho ibiganiro hagati ya timu ya Ben ndetse na timu ya Bruce maze baza kuba bemeranya ibiganiro ndetse n'amasezerano aza kuba asubirwamo. Niyo mpamvu rero bita Bruce ubwo yarari kuri Instagram yaje kuba atangaza yuko ngo ibyo gitaramo rwose cyo kuzenguruka mu Rwanda azaba ari kumwe no bita The Ben ndetse aza kuba atangaza ko hari n'abandi bahanzi benshi b'abanyarwanda bazaba ari kumwe nabo nubwo ngo atari yabatangaza ariko aza kuba yemeza yuko ngo azajya agenda updatinga abari kumukurikira. So si ibyo gusa kandi yaza kuba avuga yuko ngo ku itariki 7 afite igitaramo gikomeye cyane mu gihugu cy'Ububirigi. Aza kuba avuga ko abanyarwanda bahatuye ndetse n'abakunda Bruce Melody batuye mu bihugu bijyanye n'Ububirigi abatumiye kuba baza kuba bafatanya nawe bakaza kuba bishimira ibyo yagezeho ndetse no kumva imiziki mishyashya ya Bruce ari kugenda ategurira abanyarwanda. So yaje kuba kandi avuga yuko ngo mu gihugu cya Canada naho nibitaba ibyanga aza kuba akangurira abategura ibitaramo yuko anytime nabo bashobora kumwegera cyangwa se akaza kuba abafasha akaza kuba abahuza na timu ya 1:55 AM kugira ngo naho azaze kuba ahakubitira ndetse ahakorere n'ibitaramo kugira ngo akomeze ashimishe abanyarwanda ndetse n'abakunzi b'umuziki wa Afrika muri rusange. Bamwita 001 cyangwa se mwite Bruce Melody, mwite Ibitangaza n'andi mazina menshi. So guys, ngiye nabwiye ko nimba ushaka kumenya ibintu bigezweho ni mushaka kumenya update news especially mu cyo bita showbiz entertainment cyangwa se amakuru agezweho mu byamamare byose muri rusange, na handi uzayasanga usibye kuri One Step Show. Make sure yuko wakoze subscribe, ukore like, ukore share kugira ngo ujye ubana nanjye umunsi ku munsi. Keep watching my video. I love you my people.